Bakunzi ba Kirenga 28 banje kubasuhuza bifuriza ibihe byiza no kugubwa neza muri byose. Uyu munsi ifite umutumirwa Fisi. Yes papa. Meze neza. Ndashima Uwiteka Imana ishobora byose. Ubwo duherukana tuganira ku bijyanye n'umubyibuho wawe wambwiraga ko rwose by'umugore n'umwana shwi. Yego. Na nubu iby'umugore n'umwana urumva ntago ndafata igihe cyo kuvuga ngo nshake. Numva nyine ngomba kugendamo gake. None sitegereza kuzamara imyaka 100 ukavuga uti muri 50 reka mbe mpfu ubusa ry'ubuzima bwanjye wenda nzarongora mu yindi 50 isigaye. None se ko byose bishoboka kubera Imana. Niko. Ariko Fisi ngiye kuzasaba leta ihindura itegeko ryo kurongora umugore umwe. Yego. Nyaburiya itora itegeko rituma abagabo bemererwa kurongora abagore barenze umwe. Umusore ashaka kurongora abagore nk'icumi nibura cyangwa 100. Ariko Fisi reka mubwize ukuri abasitari benshi mumaze kwigumura ku bijyanye no gushaka. Mumaze kwigira abantu kumva ko mwe mwarabyawe ariko mwe ntimushaka kubyara, ntimushaka kugira umuryango, ntimushaka kugira inshingano, ahubwo mushaka gukomeza kwiberaho nk'abasongarere gusa bari aho ngaho. Oya ntago ibyo bintu uvuze siko biri. Kubera ko buri umuntu nta muntu uhatiriza undi ngo nashake. Umuntu ashaka kubera impamvu. Uvuga ngo twebwe hari abantu bamwe na bamwe njya mbona bavuga ngo papa sava ngo nashake, ngo Fisi Nyamunini ngo nashake, ngo Irunga ngo nashake, n'abandi basitari nyine bagiye batandukanye. Ngo hari abantu ngo bashaje ngo muri social media ngo badashaka abagore. Yego nibyo, ariko nyine buri muntu wese aba afite impamvu. Mushobora kuba mutinya. Urabona uriya mukomediye, hari umukomediye nkunda cyane ujya ukunda guserereza abasitari. Aherutse gusereza Israel Mbonyi. Avuga ati Mbonyi we ntari igihumbi cyawe nzi. Yego. Ati kumwe tujya tuvuga ngo Imana icyo usabye Imana igukubire kabiri. Ati ubuse nayisaba kunca akaguru. Ati ubwe yagucabira. Ati byaba ari amahano. Ati se nagusabira Imana kumpera umugore w'isasu ku buryo mu gihe wanjye yandaje ijoro uwawe mba nzi ko yagushajije wirutse ku musozi. Mwaba mutinya abagore bari hanze aha ngaha bigatuma gushaka mwarabyihoreye cyangwa hari uburwayi tuzabakubita amatovu? Oya ntago dutinya. Nubango usibye ko nyine no hanze aha hari abakobwa batoroshye. Hari abo bita badorobuci, za karashika, amasadunda, urumva n'inyagasozi. Urumva hano hakaba n'abakobwa beza. Nubango umukobwa umwe agatukisha bose. Hari abo ngabo mubwiye, hakaba n'abakobwa beza kubera ko hari abakobwa baba bafite umutima mwiza wa kimuntu. Hari abakobwa bagifite umuco bahawe n'iwabo. Hari abakobwa bagifite umuco kuko basenga. Rero hari n'abakobwa ba Satani bakuyeho. Rero none wango rero shitani nawe umuremyi Imana yambuye agaciro kayo. Muri iyi viziyo turimo hari igihe uhubuka ukakubitana n'isadunda cyangwa dorobuci cyangwa inyagasozi. Aho ngaho divorce iremewe. None se ukandagiye mu muriro wahozamo ikirenge? Ahubwo yabaga mu Rwanda naho batuzaniraga ntuza amakontara ku buryo ubana n'umugore mugasinyana kontara y'imyaka 5. 5 ni myinshi sha. Buri mwaka mukajya musinya kontara nshyashya. Byakunanira mu mwaka umwe ugahita utishyana. Ariko ntekereza ko ari ukutamenya amategeko. Wiyo mu mategeko y'icyo bita kuvugurura amasezerano. Nubwo wenda tuba twarasezeranye ibintu runaka, ariko buriya mu mategeko y'u Rwanda harimo itegeko riteganya kuvugurura amasezerano. Yego. Niba ubona kubereye isadunda ku mugane wawe cyangwa karashika, ushobora kugenda ukavugurura amasezerano kavuga uti jewe n'umugore wanjye ndanamwemera, ariko sinyikeneye kubana nawe kubera kandi aza kunkeke, ariko nimukenera nzajya muhamagara. Yego. Ugasanga bo ibyo nabyo birashoboka. Yewe. Ukavugurura amasezerano. Hari abo nabonye bashuti banjye aba yifitiye inye ebyiri. Afite indya ahantu hamwe, afite n'indi ndya ahandi hantu. Noneho indyo imwe yamunanira agahita ahungira ku yindi ndyo. noneho zombi zamunanira izo ndyo zose agahita zihorera
agahita yishakira izindi ndyo ebyiri. Urakoze cyane, reka maze nkunganire gatoya. Yego. Buriya na kera kose mu muco w'Abanyarwanda ibi mwita ngo ubuharike, itegeko ntekereza ko ari n'itegeko rikwiye kuzaganirwaho bwa kabiri, kuko kuba wari ufite umugore ukaza kubona undi wishimira bitewe wenda n'impamvu z'uwa mbere, sibyo, ariko ukavuga uti n'uwa mbere nawe afitiye abana nawe kandi ndacyamukunda, ariko ndabona ashobora no kwisunga uriya, bikaba byaba ngombwa ko ugira urundi rugo hariya. Buriya usanga kera ni nayo mpamvu nta bwicanyi bwabagaho mu miryango, kuko iyo umugore yakuzengerezaga cyangwa umugore yakuzengerezaga, washoboraga kujya ku kandi gasozi ugashaka yundi, noneho wa wundi ukaba umuhaye umwanya wo kwitekerezaho, n'imiryango ikamutekerezaho. N'impara zigeze kuyiririmba zivuga ati nta mukobwa udahari kwa keretse uwasize akoze ishyano, bivugire ngo ni ibisanzwe, ni ibintu bishoboka, sibyo? Ni ibishoboka. Buretse gato mbanze nkungani, ndashaka kubanza kukumvisha ko ibyo wari uvuze by'abagira indyo zirenze imwe ni uko byiswe icyaha, ndetse n'itegeko rirabihanira. Buriya ubuharike burahanirwa, sibyo? Ariko ntekereza ko mu by'ukuri iriya tegeko rikwiye kuvugururwa, umugabo akaba yakemererwa gushaka abagore barenze umwe, mu gihe umwe bagiranye ibibazo akagira aho ahungira. Nigeze no kubikoraho ikiganiro kugaragaza ko abagabo batagifite ubwinyagamburiro, ku buryo bari bakeneye nk'icyo twakwita urwahukaniro, kuko iyo umuntu yahukaniye muri RIB, iyo umugore agiye muri RIB akakurega ibi n'ibi, we icyo baza bajya gufunga, baza bajya gufunga. Ako biriya byo ni ibikira biriya bintu. Umugore wese uzajya agirana ikibazo n'umugabo cyangwa se wenda atamwiyumvamo cyangwa se ananashaka no kumufatira igihano, agahita ajya kuri RIB ngo umugabo yankubise, ngo umugabo yankoreye iki, ntibarebye basi nimba n'umugore ariwe wabiteye cyangwa se umugore ari uri mu makosa, bagahita bamujugunyamo. Ibyo bintu rwose nabyo bikwiye gucika. Ariko nanone mu rwego rwo guha agaciro ikiremwa muntu no kurwanya ihohoterwa, none se twihanganire ko umugabo wese wakubise umugore, uwo mugabo ntaba akitwa umugabo, yitwa imbwa kuko yakubise umugore, ariko akamukubita umugabo ariyo yahohoteye umugore, apana umugore atahohoteye umugabo. Fisi, hari akantu uvuze njye nshaka kukugarukaho. Hari umugore uherutse kubwira umugabo we, ndumva nakabonye ahantu ku rubuga rumwe, arabwira ngo idini ritubuza gukubita umugore, leta ikatuza gukubita umugore. Umugore akakubwira ati niba uri umugabo ngaho nkubita. Ese umugore akubwiye gutyo wakora? Niba uri umugabo ngaho nkubita, uravuze ngo umugabo ukubita umugore aba abaye imbwa. None umugore we aramubwira ati niba uri umugabo ibeshya unkubite. Ubwo ngubwo hagati aho ngaho izo mpaka urumva zizakemuka gute? Asha, uvuze ngo niba uri umugabo ibeshya unkubite, nagutimburira icyo. Nyine nagutimburira icyo nemera nkaba yambwa, ariko nagutimbura kuko icyo gihe niwe uba unshomborokesha, niwe uba ukugize imbwa, ariko uzi kuvuga ngo nimba uri imbwa ngo nkubite cyangwa nimba uri umugabo nkubite, nimba ndi umugabo nkutimbure, ntagutimbuye se ahubwo bigacaho byagaciro. Ariko gusa nyine mw'abagabo mwe muzi ko mukubita abagore mubahohoteye, nimba uzi yuko ufata umugore ugashaka ko muryamana ku mbaraga ngo ni uko wamukoye, cyangwa se ugashaka kumuhohotera mu buryo bumwe na bumwe ubwo ari bwo bwose ntazi, umenye kuri ikigwari, kuko umugore buriya ni umuntu ufite imbaraga zidasanzwe, ariko zitari izo kurwana cyangwa se zitari iz'amaboko. Umugore afite imbaraga mu kuba yakugira inama, umugore yakubyarira, umugore yagufasha buri kintu cyose gishoboka kibaho, buri kintu cyose umugore yakigufasha. Rero ikintu nakubwira wa mugabo we, huza n'umugore wawe. Kandi ikindi, Imana iravuga ngo nimba umugabo azamuye amajwi, umugore ugabanya ijwi, nimba umugore azamuye ijwi, umugabo ugabanya ijwi, kugira ngo muhuze, mwubake urugo rwiza, mwubake n'u Rwanda rwiza rushyashya. Ariko Fisi, jewe nkunda gukurikirana cyane ibijyanye n'umuco, iyo nabonye akanya. Buriya uretse ko umuco w'Abanyarwanda ba kera warabemereraga gushaka abagore barenze umwe, wari uzi ko ubwoko bw'abega b'abaswere baturuka ku gushaka undi mugore? W'abaswere?
habaho ubwoko bwitwa abaswere abega b'abaswere amaye nka data ntabwo ari igitutsi yewe ni ubwa mbere mbyumvise ntabwo uzi amateka y'abanyarwanda mbere baturuka hano i Kamonyi hano i abaswere Kamonyi mu majyepfo ku mugabo Kiranga abaswere ni abasuhuje barahari abega b'abaswere rwose asuhuza abaswere rwose uzi ahantu byaturutse hari umugabo umwe Kiranga yaratuye hano Imagu yego ni Magu ni he ntabwo mbyibuka neza ariko ashaka urundi rugo za Kayenzi yego noneho ahasiga umugabo yego w'umuzamu nyine wamurinde wabaga aho ngaho mu rugo rwe nk'umugaragu wiwe yego noneho kumbi uwo mugaraga hasize yari mubyara w'umugore we yego sibyo yari mubyara w'umugore we yego biza kurangira rero biryamanira mu gihe umugabo yagiye ku rundi rugo nimwe wavugaga niba warushinze hirya hariya tekereze ko iwe nawe hari igihe hari undi uzajya uba yahasigaye n'ubundi rega abagore nabo ni abantu n'ibindi uvuga ngo ibyo byose twebwe tuba turi kwivugisha ngo ngomba kugira indyo ebyiri nawe agomba kugira indyo ebyiri wese si abyemera si umuntu rata nawe uri ikiremwa muntu umugabo aguca inyuma ajya kurara ku wundi mugore nawe uzana undi mugabo noneho kikaba kimwe kuri kimwe tukareba mbese ariko abagabo turikunda ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo umugaragu umwe aramubwira ati rero iwawe iyo witaharaye uriya mugaragu wawe yararwigaruriye avuga ati noneho uzancungire uzagenza ute uzancungire ukamaze kumucunga rero mu gihe yagiye ahandi agarutse asanga rwahanye inkoyoyo yego arabinjirana rero kugira ngo abafate wa wundi waje kumusambana aho ngaho yaramusumiye amuta mu kibanga cy'urugo aramwica yego amaze kumwica ahita anahungira iwabo Imagu yarateye Imagu za Mugina hasi arahunga arigendera inkuru rero igera kwa muganga wari uzi ko iwawe haguye umuntu aje amukubisa amaso asanga nibyo kandi koko asanga uwamwishe niwe wakekwaga yego ariko ntiyavuga ntiyanamena ibanga ry'uko yari yaramugize umuzamu umurinzi wiwe sibyo ubwo yavuze bati tujye kubahora abandi bati reka ikirego kigera ibwami yego kigeze ibwami rero baraterana inteko iraterana mu guca urwo rubanza umwe rero atera ubuse umwami aravuga ati mwami nyagasani ati ngiye ntekereza ko uyu mugabo ati nta kindi yazize abaswere bose baraseka abamukomokaho bose bitwa abega b'abaswere naho byaturutse abashaka mu nsigamigani bazajya mu mateka bazabisangamo cyangwa bakurikira umugabo Nsanzabera rero ujya ukunda kutubwira bimwe mu biganiro by'amateka yego ubwo rero usanga ko byanze bikunze na Bibiliya buriya hari ikintu abanyamadini batubeshye yego bagusezeranya ngakaramata ariko uzabishaka azajya muri comment ambaze nzamuye imirongo myinshi na Bibiliya yemera divorce yego nta mpamvu yo guhora mu nduru nta mpamvu yo guhora mu makimbirane ntabwo twaje kwigisha abantu hano gutandukana ariko mu gihe habayeho kudahuza oya reka nkubwire wa mubyeyi we aho kugira ngo ubu uzajya gukubitana n'umugabo imipanga cyangwa murwana hasi hejuru byacitse fata umwanzuro tandukana n'umugabo cyangwa tandukana n'umugore none se fise uravuga iki ku itegeko ribuza abagabo gushaka abagore barenze umwe bigatuma ndetse iyo uzanye uwa kabiri bamwita indaya n'inshoreke kandi nyamara nawe icyo atanga ari nacyo mugenzi we mukuru ahasanze yatangaga wenda rimwe na rimwe anamurusha sinzi wenda icyo baba bamuciye ubivugaho iki ndashaka ko bijyanana n'umubare munini w'igitsina gore ku isi oya ni imyumvire nyine itari fureshi ni ukuvuga ngo bakagombye guha uburenganzira abagabo bafite ibiceri apana abagabo b'imbwa cyangwa se oya nako nta mugabo w'imbwa ubaho apana abagabo nyine b'abakene oya umugabo uzi ko wese afite ibiceri urumva umugabo uzi ko wese afite ibiceri wifashije yakagombye gushaka undi mugore ugashaka abagore babiri cyangwa batatu turabyemerewe kugera kuri bane ariko ntubarenze ariko rero twebwe idini yacu ya Isilamu yarabitwemereye ni ukuvuga ngo wemerewe gushaka abagore ushaka ariko nanone batarenze abagore bane
atarenze abagore bane. yego Ariko na Bibiliya hari ivuga ko abagore 7 bazasanga umugabo umwe bati tuzitunga tubare twitirwa izina. nese ubundi bariya bapapa bavugwa muri Bibiliya babaga bafite abagore 200 abagore 500 ubwo se mujyamaraga leta rwose turabinginze mutubabarire mushyiraho uwo mwanzuro abantu bifite baye bashaka abagore barenze kuko abagore nibo benshi mu gihugu abagabo turi bake urumva rero kandi baravuga ngo ntuzace ku rugo umupfakazi utamusuye rero n'uwanga iki rwose turabinginze murebe kuri icyo kintu kugira ngo nabo bagore bafite ikibazo tujye tukibakemurira tugira abagore 2 cyangwa 3 cyangwa 4. Mu by'ukuri ntabwo ari mu Rwanda honyine byabaye hari ibihugu byatoye iryo tegeko kandi noneho wajya no kureba ugasanga ni itegeko rishobora gutanga ituze mu rugo no mu muryango kuko ari cyambere na mbere hari nk'umugore nawe ubwe wifite n'ubushobozi bwagutunga nk'umugabo akavuga ati uriya mugabo wa Claudine cyangwa wa Maria jewe wamumpa hari abagore benshi batunga nawe akaba yifitemo n'ubushobozi bwamutunga ariko akavuga ati ninjya kumutunga ndaba niswe indaya nyamara itegeko ribaye rimuha agaciro nk'umugore sibyo nawe rikamuha agaciro n'abana bye rikabaha agaciro ntekereza ko dufite inteko ireba kure uretse na kontara fisi tuzaganira reka dusezere ku bakunzi bacu bari badukurikiye nta mutima mubi mwakoze cyane mukomeza mukore subscribe kuri YouTube channel yanyu hanyuma munakore subscribe kuri channel yanjye yitwa Fisi Nyamunini TV Imana ibaho umugisha ndabakunda cyane ciao nakagaruka ciao